Afrika. Ubu dutangiye ibiganiro by'umugoroba nkuko twari bamenyesheje umushyitsi muhere dufite kuri uyu mugoroba nubwo ari mu gitondo iwabo ni General Kayumba Nyamwasa. Nagira ngo muhamagare numve ko ariho General Nyamwasa uri kuri ku muyoboro. Ndahari muraho murakomeye Theogene. murakomeye. Ubwo rero hari n'abandi benshi baduteze amatwi. Ubwo dutangiye ibiganiro, twizere ko turi bugire ibiganiro byiza, kandi nagira ngo mbwire abatwumva twese ko dukwiriye kugira ibiganiro mu bwitonzi, nta gutukana, kuko nk'uko mubizi twebwe mu ihuriro nyarwanda ndetse n'abanyarwanda dufatanyije hirya no hino, ibyo gutukana twabisigiye agatsiko k'i Kigali. Ubwo rero abari gutanga ibitekerezo byanyu, abari bubaze ibibazo, ngira ngo tubibaze mu bwumvikane, mu bwubahane, kubera ko ari byo duharanira. Ubwo rero ibiganiro byacu turabitangiye. Nagira ngo General Kayumba, ubwo rimwe na rimwe ndajya kumwita Kayumba ubundi mwite Nyamwasa, bimbabarireho. Ubwo nagira ngo mbanze ngusabe wibwira abanyarwanda mu magambo make. Murakoze Theogene kumpa ijambo no kuduha akanya kugira ngo tugire ibyo tubwira abanyarwanda batwumva, ari cyane cyane abanyarwanda bari mu Rwanda mu gihugu, kuko bo ntibagira aho bavugira. Mu by'ukuri barafunze. Abari mu mahanga bo duhuje akababaro ko kubura igihugu, abari kandi tukaba duhuje n'umugambi. Abo benshi bamwe tujya kubona kenshi, kandi bo bavuga bisanzuye kuko bo ntawe ubakoma mu nkokora. Icyo navuga rero, nkuko wari bivuze uti yitwa Kayumba Nyamwasa, nibyo. Nari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda, nabaye umugabo w'ingabo z'u Rwanda, nabaye ambasaderi w'u Rwanda. Naje kuhava mu mwaka w'ibihumbi 2010 mu njya hano muri South Africa. Ibyo ni ibintu by'abanyarwanda bose bazi. Hanyuma haza guturwa umugambi wo kugira ngo baduhitane hano, nk'uko bagiye babikorera n'abandi banyarwanda. N'ubu kandi bigikomeza bigikorwa, ariko tukaba tukiriho kuko yakaremye n'ikamena. Ubu rero tukaba turiho tukiri hano muri South Africa, ariko ndibwira ko nshaka kugira ngo mboneho n'umwanya yenda ntararangiza kwivuga, kugira ngo mushimire wowe Theogene nk'umuyobozi w'umuryango wacu wa RNC, ihuriro nyarwanda. Mushimire na komiti uyoboye, ishimire na komiti zose za RNC aho ziri mu ntara, muri Canada, muri Amerika, mu Burayi, hano muri Afurika, muri Australia n'ahandi henshi aho RNC igiye ishinga imizi. Mbashimire cyane akazi mwitangiye, akazi gakorwa neza, kandi akazi kagamije kubohora abanyarwanda kugira ngo bigobotore ingoyi y'igitugu ikandamije abanyarwanda muri rusange. Aba rero nshaka kugira ngo mboneho n'umwanya kugira ngo nshimire abayoboke bose ba RNC, kuko atari ingufu zabo, atari ugufatanya nabo, ibi byose RNC yamaze kugeraho ibyagashobotse. Nongereho nshimire na bagenzi bacu dufatanyije, cyane cyane by'umwihariko abo muri FDU dukorana ku buryo bukomeye cyane kandi mu bwumvikane n'ubwuzuzanye. Nshimire n'abo mu mahoro, abo nabo dufatanyije, tukaba twumvikana dufatanyije urugamba, kandi tukaba twumvikana kuri byose. Nshimira nabo muri CNR intwari, nabo twatangiye akazi tugatangira urugamba
tugishinga RNC nabo twagiye dufatanya mu bikorwa byinshi. Nshimiye n'abandi benshi n'andi mashyaka yenda tutari twagira ubufatanye ku buryo buziguye, ariko nabo dufite ibikorwa byinshi tujya dukorana na parti civile badufasha mu bintu byinshi tujya dukorana. Kumva rero nk'uko wari umbwiye ati gerageza kwibwira abanyarwanda, yenda amazina yayo nari nyavuze, ariko nta nubwo ntakarangije kugira ngo nivuge ntabanje no kubashimira mwe mwaduhaye uyu mwanya kugira ngo tugire icyo tuvuga. Murakoze. Murakoze cyane General Kayumba, wabaye ku isonga rya FPR ndetse nk'ukuntu wabyivugiye uba mu ngabo z'igihugu, wari umuyobozi mukuru muri zo, wari hafi ya Perezida Paul Kagame, muza gutandukana nk'abandi benshi, ariko hanze aha ngaha nk'ukuntu bizi hari bamwe bajya bavuga bati ibyo Kayumba na Kagame bapfuye nta wabimenya ndetse nta n'uwabyivangamo. Mu by'ukuri wasobanurira abanyarwanda ko wapfuye iki na Kagame? Murakoze cyane. Icyo napfuye na Kagame cyambere biri muri background cyangwa ni muri political program ya RPF, ari nayo twa bamwe twaje kujya mu ngabo. Ubundi muri rusange yewe nta nubwo n'igisirikare navuga ngo ni wari umwuga wanjye. Ubundi nayo narize droit muri université, nta nubwo najya kubura akazi kuko njya kujya no mu gisirikare n'akazi nayo narakabonye. Nari nsanzwe nanagafite narakoraga, ariko icyo gihe muri Uganda hari ibibazo bireba abanyarwanda, cyane cyane abanyarwanda b'impunzi n'abandi banyarwanda bari bahatuye. Byari ngombwa rero kumva nk'umuntu w'umunyarwanda wari hariya ukumva ikibazo cy'ubuhunzi cyari ikibazo kitukugarije cyane, ukumva ko ugomba guhaguruka kugira ngo ejo abanyarwanda bagire igihugu cyitwa igihugu cyabo. Ibyo rero cyari ikibazo gikomeye cyane. Twe bamwe twumvaga kubera yuko naho twari turi muri Uganda n'abari muri za Kenya na Tanzania n'abari mu Burayi, ntabashobora kuvuga ati icyo gihugu kiratwemera, kuko mu mwaka w'2082 nk'abari muri Uganda barabirukanye basubiza mu Rwanda, nyuma yaho no mu Rwanda baza kwirukana basubiza muri Uganda. Byari ngombwa rero ko abantu bahaguruka bakavuga ati mu gushaka igihugu cy'abantu bakwita ko ari igihugu cyabo. Icya kabiri, hari abanyarwanda benshi, abavandimwe cyangwa n'abantu b'inshuti. Umuntu akumva mu Rwanda ngo amatora haba, batora umukara, batora icyatsi, simbizi za 1995, ibintu nk'ibyo. Abantu akavuga ati se abo bantu bamaze gutyo, kandi n'abandi bakomeza guhunga. Abantu akavuga ati ni ngombwa ko abantu bahaguruka kugira ngo icyo gihugu bakibohore. N'abantu bahari kuko bari abanyarwanda, kandi ko twitwa bo ko tugomba kugira icyo twakora kugira ngo ibyo bintu bihinduke. Ikindi cyari kinakomeye byari uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abantu mu Rwanda icyo gihe barahungaga, yenda ntabwo bari benshi cyane nk'uko ubu ngubu binameze. Abandi ukumva nyine ko banapfaga cyangwa bakanabagiswa. Icyo gihe abantu bakavuga bati bariya ni abantu bacu, nta mpamvu ibintu byagenda gutyo. Ubona n'ubu ngubu abazungu bahaguruka bati ikibazo kimeze nabi muri Libya, bagahaguruka bakagenda bakajya gufasha abanyamahanga batanazi. Hatwe abanyarwanda rero twabaga turi aho ngaho hanze, ntabwo twafite kugira ngo ibintu tubyirengagize. Icya kabiri, wajya kumva mu Rwanda nta mashaka hakorera ntaki, kandi nawe uri umunyarwanda, nawe uri ntibagushaka ukibaza icyo gihugu umunsi twagisubiyemo bizagenda gute. Maze rero ibyo napfuye na Kagame bishingiye kuri ibyo. Icya mbere, kuva twafata ubutegetsi mu Rwanda, mu by'ukuri twinjiye mu Rwanda hasohoka abanyarwanda barenga 2 miliyoni. Byari ngombwa ko abanyarwanda bagaruka, ariko uburyo bagomba kugarukamo bwari uburyo bukwiye ko ari uburyo bw'ituze, uburyo bushingiye ku mahoro. Ibyo ntibyashobotse, bidaturutse kubera yenda yuko abantu batashaka ko abantu bataha, ariko kubera yuko uko abantu bari barahunze, hahunze abaturage basanzwe, hahunga ingabo, hahunga inzego zose za leta aho zagiriye muri Kongo. Abanyarwanda ntibashobora kugira ngo bagaruke kuko yenda hari abari barafashe ingwate.
abanyarwanda baza bagaruka mu buryo budasobanutse kandi uburyo bubi cyane burimo n'akababaro. Ariko noneho nyuma yaho n'abandi bari bari mu Rwanda n'abari bahasanzwe n'abandi bari baragarutse ntibyagarukiyeho. Abanyarwanda bahunga buri munsi. Muri Uganda buri munsi abari abanyarwanda nibura nk'icumi bahunga. Muri Tanzania nuko, i Burayi ho nabyo nuko. Icyo kibazo rero kuba kigihari nta kuntu ngewe nawe gukomeza gukorana na Kagame, kandi mbona imikorere ye nta itandukaniye n'indi yabo twarwanije dufite ikibazo cy'ubuhunzi. Icya kabiri, abajyaga bumva porogaramu politiki ya RPF, abajyaga bumva radiyo Muhabura, nta munsi n'umwe tutavugaga amatora yo mu Rwanda ngo ye 100% ni 95%. None se bishobora kute ko byabaga ari bibi kuri Habyarimana bikaba byiza kuri Kagame? Kagame nawe aya manota niyabona 95%, ishyaka rumwe rukumbi ibyo twarwanyaga n'ubu nibyo biriho. Ibyo rero jewe ntabwo byajya gutuma narataye umuryango wanjye muri Uganda, nkatakaza nigiye, nkafata imyaka ine nkayimara mu Rugano n'ahandi, noneho ngo ubwo nje gushinga leta imeze nk'iyo twarwanije. Ibyo ntibyashobokaga, ibyo napfuye na Kagame. Ibindi ni uburenganzira bw'umuntu. Aho twagereye muri leta, ubundi leta zigomba kuvuganira abaturage babo, ari uri hanze ari uri mu gihugu. Naho leta y'u Rwanda yo irenganya abaturage, abari hanze bo bakakurikirana ikajya kubica. Ibyo bintu rero ngewe ntabwo nigeze mbyumvikanaho na Kagame kugeza n'uyu munsi, niyo mpamvu yamwikiranye kujya kunyica, kuko ibyo twajyaga tubigemo impaka kenshi. Agahaguruka uwagiranye ikibazo na Kagame atuye n'umwanzi w'igihugu, kandi nyamara Kagame yashobora kugira umuntu yenda wundi mu cyongereza bita political opponent, ugenda n'undi muntu nawe ushaka kwiyamamaza muri politiki, hari nuko yagira n'umuntu batumvikana. Ariko baho kugira ngo ubundi ikibazo gishobora kuba kiri hagati ya Kagame n'undi politiciye, ubu bakaba bamugize political enemy. Ibyo nabikubwira kandi bifite gihamya, reka mvuge n'amazina. Muri 99 ngira ngo habayeho ibintu byo gusebya umugabo witwa Sebarenze. Ibyo bintu njye nabigiyemo Kagame inama namwe, ariko biriya bintu bavuga urebye neza ndibwira ko byari bishingiye ku bitumvikana, kuko hari abari baje kubimbwira, ndagenda bimubwira. Mbese bundi habaye n'inama yewe yahamagaje yo kumuharabika mu gitondo bukeye, ndagenda kumugira inama namwe, ariko ibintu njye ndibwira ko ubirebye neza niba n'umugabo atakunegeye wamureka akigira nk'ibye nako tugakomeza. Ariko byakurikiyeho murabizi, habaye kumwirukana mu nteko, aho gushaka kumufunga, aho gushaka kumwica, umugabo aragira kiratumbuka aragenda. Ibindi bibazo navuga mu bibazo bya Bizimungu, ibibazo bya Bizimungu ibintu bivuga ku mugaragaro, kuko byabaye no mu nama zimwe za FPR, aho giye ubwanjye nagiye sobanura ibyo nari nzi, nuko nagiye ndagira inama ari we ari Bizimungu. Ariko byakurikiyeho habaye gufunga, Bizimungu arafungwa, Ntakiruta arafungwa, n'abari abandi. Ibyo ni ibintu rero ngewe ntashobora kwemeranya na Kagame igihe cyose. Nagiye mugira inama, hari n'abandi bagenzi banjye twagiye no mu nama kugira ngo tujye tumugira inama. Ubu ngubu birwa hanze bahuka, kandi nzi ngo ibitekerezo byo kugira ngo turebe ukuntu RPF yashobora gukorana n'andi mashyaka n'abandi bantu twari tugishangiye bari hanze birwa bantuka, abandi nako bari mu Rwanda birwa bantuka, abandi ni ambasaderi. Nawe niba ngombwa ibyo twagiye tuganira nabyo abantu banabiganira bakareba uko Abanyarwanda basigaye bateye muri iki gihe. Ariko igikomeye cyane, ntabwo abantu bahaguruka ngo batakaze abana babo, batakaze ibintu byabo, bavugiye ko bagiye kubaka igihugu gishingiye kuri demokarasi, bagiye ko bagiye kuvuka igihugu gishingiye ku burenganzira bw'itangazamakuru, bavugiye ko bagiye kubaka igihugu gishingiye ku gihugu kigendera ku mategeko. None hejo igihugu gisanzwe gishingiye ku muntu umwe rukumbi. Naguha urugero, Kagame afunga uwo yishakiye, yica uwo yishakiye, akirukana uwo adashaka ahashakiye. Ibyo ngibyo rero bigaragaza ko institution za leta zidakora, ko hakora umuntu umwe.
tekereza Kagame aragiye atagafunga abajenerali mufunga inzugi umujenerali ukumva ngo yafunzwe ngo ejo yasabye imbabazi icyaha atanakoze ngo kugira ngo noneho ejo akunda abona akazi maze rero hari ahantu ibintu bitandukanye umujenerali n'umucakara ni abantu batandukanye ntiwaba umucakara ngo wongere umujenerali kandi nta nubwo bwari bwa mbere mu gihugu aho umujenerali yavuga ati ariko iyi leta ibyikora nuba ntabyemera ukava no mu gisirikare bakubwira ati fata inzira utaha ukagenda ariko ntufungwa urugero naguha General John yumvikanye na George W. Bush nta kundi yegura ku kazi aragenda ntawe ugeze umufunga ntawe ugeze umukurikirana kujya kumwica umujenerali ejo wundi Afghanistan yumvikanye na Barack Obama icyo bakoze bamuhagarika ku kazi afata inzira arataha ajya iwabo ntawe ugeze amufunga ntawe ugeze amukurikirana kumwica twebwe badukurikiranye kutwica badukatira imanza zishingiye ku bintu bitumvikana ibyo rero giye icyo ndavugira ni uko bwaba ubutegetsi ariyo guverinoma Kagame ayikoresha uko yishakiye bwaba paroma ntikorera abaturage yikorera Kagame bwaba bucamanza ntikorera abanyarwanda ukorera Kagame igihe izo nzego zose zidakora kandi wowe ukavuga ngo wahagurutse kugira ngo ugiye kurwanira uburenganzira bw'abanyarwanda kandi ukaba uzi neza ngo izo nzego nizo zigomba kubaha ubwo burenganzira zikaba zidakora muri icyo gihugu ugikora mu iki kuko ibyo warwanije mbere ukavuga ko ari bibi bikaba biriho muri iki gihe ugakomeza wowe ubwawe ugakomeza ukabishyigikira n'ubundi icyo warwaniye mbere utacyumva njyewe rero ibyo narwanije mbere ubu bikaba biriho kandi binakabije kurusha uko byari bimeze mbere nta mpamvu yatuma ntabirwanya ibyo ni byo napfuye na Kagame rero abavuga bakavuga ngo bakayumba w'umututsi ufite ukaba watinyuka kurwanya leta y'abatutsi iriya ntabwo ari leta y'abatutsi bashaka kugira ngo musobanurire abantu babyumve iriya ni leta ya Kagame mu bantu ahubwo banababaye cyane mu Rwanda abatutsi benshi barababaye koko barahagurutse batanga ibyabo batanga abana babo bashirira ku rugamba bazi ngo bagiye mu gihugu gitandukanye n'ibyo bari barahungiyemo noneho bamaze kugira ubungubu ingwate bagasubiza amaso inyuma bakavuga bati harya ubundi twagiye kurwana n'abavandimwe bene wacu dupfa iki icyo twashaka ko tugize tubigeraho ibyo ni ibintu bibabaje cyane icya kabiri amanyanga n'amakosa ya Kagame abantu guhaguruka bakayitirira abatutsi bose ni ibintu bibabaje kuko ntabwo abatutsi wavunda ziriya ndege yibye bazigenderamo bose ibyo ntibishoboka niyo mpamvu ngo amafaranga agenda yiba atwara ahantu hose abatutsi bose bayabonaho icya gatatu aho bose abafunga bamwe ni n'abatutsi banamufashije kugera ku butegetsi ubwo se baba barishimye ni nk'uko n'ubundi na kera ibyagiye bikorwa na leta zavuyeho utabyitirira abahutu kuko n'ababigakoresheje bamwe bigiriye ahandi ibenda abandi baranapfuye ariko ntabwo wabyitirira abantu bose ibyo rero icyo dukwiye gukora ni uko twahaguruka tukarwanya ikibi cyazanwa n'umututsi cyazanwa n'umuhutu cyazanwa n'umutuwa tukakirwanya Kagame rero ntatandukanye n'abandi badikiteta kandi abadikiteta n'ubundi abantu bakunda igihugu byabo barahaguruka bakabarwanya ibyo turimo rero hari ibyo mwagiye mubona muri Egypt muri Tunisia muri Libya irimo kubera muri Syria natwe nibyo turimo bari abantu mubona birirwa barasamba umunsi muri Syria abagiye baraswa muri Egypt n'ahandi suko ari ibyihebe nta nubwo wavuga ko bamwe badafitiye n'aho baturuka kimwe na bamwe imbaraga n'abandi ariko biriya ni ibintu bibi abantu bagomba guhaguruka bakabirwanya icyo navuga rero ni abanyarwanda bari mu gihugu igihe uri mu gihugu ukajya kubona ukabona Ingabire arafunze bahobwera ngo Ingabire cyafungiye ngo yaravuze igihe umuntu avuze ntabwo umufata ngo mujyane muri prison wamujyana mu rukiko nibyo niba yavuze bitumvikana akazi we akagenda akaburana ejo agatsindwa agafungwa n'urukiko ariko nk'ubu wavuga Ingabire afunzwe n'iki wansobanura gute umuntu nka Ntakirutinka umaze imyaka 10 afunzwe ngo yashinze ishyaka kandi Kagame nawe ayobora ishyaka none se niwe warafunze
ubuyanja uri ufite ibyawe rya FPR waretse mukajya mu matora mugahatana ukamutsinda ugomba kumufunga ukanamubeshya ukavuga ngo yari afite ngo bari bafite ingabo ngo na Bizimungu ngo bari bafite imbunda hari warazibonye hari iyo milisi bajya bavuga ngo Bizimungu na ntaciti nk'abari bafite hari ugize abona iyo milishia izo mbunda bavuga ko bari bafite hari ugize zibona ise izo ngabo zabo ninde komanda wazo ise command structure y'izo ngabo yari kampo yazo yari izayerekana maze umuntu agafungwa undi umuntu wari perezida imyaka 5 undi amaze n'imyaka 10 abanyarwanda bakicara bati uriya yenda mwe kubivuga yani by'abapoliticiye undi akavuga oya uriya no muhutu abo ngabo bavuga ibyo ngibyo ubwo nibire abahutu undi akavuga oya bariya ana abatutsi ibyo bavuga ni iby'abatutsi ibyo bintu ntabwo bizubaka igihugu ushobotse kunsobanurira ukuntu umuntu nka Ntaganda waregistariye ishyaka rye akaryemera ariko kubera yuko yanze kujya muri forum kubera ibyo bamubwira atabyumva batuba gufatira gufunze wansobanurira uti umuntu nka Mashayidi ngo kubera yuko yagiye mu buhunzi agashinga ishyaka akabanenga ukamufunga burundu none se Kagame hari unenga abantu kumurusha abajya bamwumva igihe avuga uretse kunenga abandi akora iki none se igihe abandi bamunenze kuki yumva agomba kubafunga ikindi yibwira ko abantu bose baza bafata kopi ibyo rero bari abantu bose bafunzwe abanyarwanda bakwiye kumenya neza ko ari ikibazo kandi ko ari igisebo ku gihugu mu bihugu duturanye nta bindi bihugu bifite political prisoners uretse u Rwanda muri Uganda yitwa bakiza refugee igwa ku mihanda buri munsi ba demonstrating ariko n'igihe banabafashe barabarekura bakajya mu nkiko bagatsinda cyangwa bigakomeza yewe no muri Kongo n'abakisekedi bara demonstrating ariko ntibabafunga igihugu rero kimeze nka kuriya nk'u Rwanda abakirimo bakwiye kumenya ko n'abashyigikiye Kagame ko bibeshya ariko icyo nzi cyo ntibikwiye ku mutima ntabikwiye ku mutima biriho n'ubwoba maze rero icyo mpfa nawe nibyo nababwiye nibyo twapfuye nibyo byankuyeyo kandi njyewe nibwira ko uko ibintu bimeze mu Rwanda ntabwo ashoboye kubibamo kubera yuko ibyo twarwanyije mbere nibyo biri ubu ngubu kandi bikaba biriho ku buryo bukabije. murakoze hari aho wigeze kuvuga uti narahunze hanyuma bashaka kunyica ariko icyo turaza kukigeraho mu mwanya nyuma waje kwifatanya n'abandi umushinga nyine iri huriro nyarwanda RNC ariko abantu nyine hari aba bavuga bati ayo ni nk'aya mashyaka tumenyereye amaze imyaka 17 avukira kandi agakorera hanze akagerageza ariko akaza kumera nka serwakira kandi na Kagame ubwo yabyivukiye ati ibyo ni imyuka biraza bigahinda amaherezo bigahituka nk'imvura ihitutse wowe uko ubibona ndetse bamwe bakanavuga bati Kagame ni umuntu ukomeye cyane afite amafaranga menshi afite ingabo afite igihugu afite inshuti hirya no hino mu mahanga mwebwe iyo mubibona mubona iri huriro nyarwanda rifite chance gutsinda aho abandi bagerageje bakananirwa cyangwa se nayo izamera nka serwakira? Murakoze. Ibyo Kagame avuga ko yari nka serwakira biza bigahita no kwirengagiza kubera yuko iriyo Kagame amateka y'u Rwanda akwiye kuba ayazi nk'uko yenda natwe tuyazi cyane cyane amateka yavuga. We ayoboye FPR kandi nyamara nta nubwo ari nawe wari umuyobozi wa FPR ikinatangira. Yewe tunatangira n'urugamba nta nubwo yari anahari, ariko azi neza uko byagenze. Ashere ku Nyenzi azamuke agere kuri Rano, ave kuri Rano agere kuri RPF, ahere n'igihe cy'intambara ya 1990 ayongere ave muri 1992
none hafata indi fezi yenda 92 na gatatu abe kuri 93 agere kuri 94. Icyo gihe hari abavugaga ko FPR ari imihirinde, ari bargira itiritiri, bagira imirizo, ibyo byaravuzwe biraba. Kandi n'inyenzi zarateye ziranatsindwa, na rano iratangira ivaho itsindirwa na FPR. Maze buriya akwiye kumenya neza ko igihe struggles zose zigira igihe cyazo. Hari ibintu byitwa mu Cyongereza objective condition. Igihe objective condition ziri ripe, nta gituma struggle itarangira kandi abayirimo bagatsinda. Dictatorship buriya igira threshold yayo. Igihe dictatorship itangiye kumanuka, ni nk'uko ubona ubwato buri ku nyanja. Igihe butangiye kumanuka, nta kibutangira kugira bugeze hasi ku musenyi. Nawe ubwo yarakwibwiriye ngo ari ku muteremuko. Ubwo ari kuri muteremuko rero, ataragera hasi mu kabandi, we ntazigera hagarara. Icyo nakubwira rero, RNC itandukanyeho n'andi mashyaka ku buryo bukurikira. Icya mbere ni igihe RNC yatangiriye. Andi mashyaka amwe yatangiye muri za 1994 inyuma ya jenoside. Porogaramu zabo ntizari zisobanutse. Hari porogaramu z'abantu bumvaga ko yenda ari impunzi z'abahutu bagomba kurwana kugira ngo bavaneho leta y'abatutsi. RNC rero yo si uko ikora. Tuvuga ko RNC ari ihuriro nyarwanda rihuriyemo abanyarwanda bose, rigomba gucungura abanyarwanda aho bava bakagera. Aho rero no dutandukaniye n'aya mashyaka andi avuga yatangiye kera akagenda. Icya kabiri ni porogaramu abantu baba barihaye bagomba gukora n'uburyo bagomba gukoramo. RNC ifite gahunda zifatika kandi zumvikana. Ifite structures nababwiye. Ifite ubuyobozi bufatika kandi butajegajega. Ariko igikomeye cyangombwa ni uko RNC itashizwe n'abantu b'ubwoko bumwe. Muri RNC abayitangiye harimo abatutsi, harimo abahutu, harimo abatwa. Abo bose barimo. Nta mpamvu rero itashoboka kugira ngo yo itandukanye n'andi mashyaka yari ariho mbere. Icya kabiri, warumbajije utubazo Kagame agira amafaranga. None se Kagame amafaranga yaba ayarusha Gaddafi? Ese ko mbizi neza ko Gaddafi ahubwo yajyaga amusaguriraho kandi ko Gaddafi yagiye. Ese Kagame yabarusha amafaranga Mubaraka? Ese yabamurusha ingabo? Ise yabamurusha gukundwa n'abanyamerika? Yabamurusha iki cyatuma Kagame we atavaho kandi Mubaraka yaravuyeho? Mubaraka ni umuntu wari ushyigikiwe n'abanyamerika n'abongereza, afite ingabo zikomeye, afite amafaranga bamuha biliyoni 1.5 za buri mwaka, nanda akora na economy yo muri iki twimo yageranya n'u Rwanda. Ko yavuye hose Kagame azabuzwa n'iki? Ikindi, harya dutangira intambara muri 90, Kagame we yibwira ko abo yarwanyaga icyo gihe ingufu bari bafite we izabarusha zababishingiye kuki? Uko byagenze twari duhari, twanabibayemo twese turabizi. Uko byakorewaga turakuzi. Igihe kigera nawe azagenda nk'uko n'ubundi aba yasimbuye abagiye. Uretse ko twebwe tamwifuriza kugira ngo agende nk'uko aba yasimbuye abagiye. Ntabwo n'ikibazo kinakomeye. Ibindi bihugu nka naho tuba muri South Africa, usanga hari Perezida Mandela, ugasanga hari Zuma baba baragiranye ibibazo na Mbeki. Ariko n'igihe habaye ibirori Mbeki baramutumira kandi yaragiranye ibibazo na Zuma. Kagame buriya yatumira Bizimungu bakicarana byashoboka. Niyo yamuhamagara ku ngufu n'ubungu akamuteza ku ruhande rwe, azamenye ko atanyuzwe, azamenye neza ko ari ku gahato. N'abarwigema bagiyeyo bari abaribeshye. Na Rwigema buriya baje kumuhamagara kubera ko RNC yabayeho. Iyo RNC itabaho na Rwigema ntijya gusubira mu Rwanda. N'abandi bose bahamagaza ubungu barimo koresha barabaretse kubera yuko RNC yabayeho. Maze rero kugira ngo nasubire ku kibazo cyo bambajije, uti mwebwe mutandukaniye n'abandi nihe?
hari tukandukanye n'abandi nahera kuri wowe nageze n'aha ngaha wowe uza kunsura kigera ari nkiri kwa Karegeya urabyibuka wari uvuye ku kazi wari ufite Zimbabwe turaganiriye uragiye ufata umugambi wo kureka ibyo wakoraga uyu mwaka wose turangije dukora muri RNC uretse gukora RNC nta kindi ukora kandi ufite umuryango wawe abirirwa baguharabika ibyo byose turabisoma ntibasubiza amaso inyuma bose igihe basitagaringaga imiryango yawe yari iki kuvuga ko noneho umuryango wawe wemeye bakaba mutari kumwe ukaba ukorera ibyo wemera ibyo nibyo bakwiye kumenya ko RNC itandukanye n'abandi kandi si wowe wenyine hari n'abandi bagenzi bawe ukorera umuryango wa RNC ukorera iri huriro turimo kandi mwaritanze maze ntabwo abantu bakwitangira ubusa atari ibyo bemera ibyo rero ntabwo abantu bajya gukora ibyo bintu ngo babikore batabyemera kandi batabishyizeho umutima nuko yenda andi mashyaka ukuntu yakoraga atari yitaye ku byo bakoraga bamwe bakabikora nka part time abandi bakabikora kugira ngo bimenyekanishe ariko muri RNC si uko tumeze muri RNC uko RNC ikora irakora ifite ibyo ishaka kugeraho icyo kubwiriza ko ishingira structures za RNC zimaze gushingwa kandi abaziyoboye n'abazirimwo rwose turabazirikana ikindi nuko RNC yashoboye gufatanya n'abandi nababwiye nkitangira nkababwira FDU nababwiye amahoro nababwiye CNR intwari nababwiye parti civile benshi tunakorana n'andi mashyaka ndi turimo gutegura kugira ngo twumvikane nabo ibyo rero niho dutandukaniye n'andi mashyaka yenda yaratangiye kera akananirwa ariko rero niyo bitakunda ibyo RNC yatangiye ntibizigera bihagarara Kagame we akwiye kubimenya nubwo aza mu rusarwakira ngo afite amafaranga ibi ngibi turimo ibi twatangiye ntibizigera bihagarara kuko byaramugaragaje utari umuzi aho yagiye abeshya baramumenye nta nibwo ibyo bizahinduka ubugome bwe bwaragaragaye ubujura bwe bwaragaragaye imikorere ye ntiyumvikana ejo bundi naguha urugero ari muri Uganda yaragurutse yatangiye aravuga ngo Ingabire amukira urubanza mbese avuga ibyaha byose yakoze avuga ibyo umushinjacyaha amurega none ko atanavuze nuko Ingabire yiregura nk'uno niho twumve ukuraho kuri bamubaje uriya muhungu yishe witwa Charles Ingabire ati we yari umujura niba se Charles Ingabire yari umujura Kagame wazapfa inshuro zingahe ko wiba cyane kurusha abanyarwanda bose bamubaje bati imanza ziba muri South Africa zabakayumba ati that one will die natural death nikibara nuko kuvuga ngo urwo rubanza ruzapfa tutagiye mu nkiko ariko se ibyo bizatuma abantu batamenya ko ari umwicanyi maze ubwo bamenye rero aho RNC itandukanye nuko twashoboye kugaragaza ikibi tukagaragaza ikinyoma kandi nkaba nibwira ko abanyarwanda bazi neza icyo barwanya bari baribeshye ngo ubutegetsi buri mu Rwanda nubwo abatutsi bagomba kurwanya abatutsi ubu bamenye neza uwo bagomba kurwana nawe n'indi abanyarwanda rero yaba umuhutu yaba umututsi nta mwanzi wundi umwanzi ni abategeka nabi igihugu barimo kukiroha kandi ni Kagame n'abandi bakeya bamushyigikiye murakoze cyane ubu ngubu ndabona dusigaje iminota 24 gusa ndabona hari abantu bateye umurongo hafi 30 bashaka kubaza ngira ngo reka ne kukwiharira reka dufate ibibazo bikeya turebe uburyo twasaranganya ubwo batwumva n'abari bafite ibibazo nitutabageraho mutubabarire ariko nejo tuzongera General Kayumba azagaruka kuri programme y'icyongereza ubwo ribuniganwe ijambo yazagaruka ejo tuzagerageza turebe ko twabona chance yuko mushobora kumwibariza ndabona umuntu wa mbere ufite inomero ihererukana 1612 ushobora kubaza murakoze cyane kuma ijambo ndagira ngo nshimire Lieutenant General Kayumba Nyamwasa witwa nde nitwa Sergio
mpamagaye nturutse hano muri Georgia ndagira ngo nshimire Lieutenant General Kayumba Nyamwasa kuri iyo presentation duhaye. Iyo presentation ni nziza cyane, ariko ngewe mfite ikibazo nshaka kumubaza cyerekeranye n'urubyiruko rw'Abanyarwanda, kuko ugereranyije ibyo tubwiye n'amateka u Rwanda rwagiye runyuramo, turagira ngo tumenye neza icyo ateganya na message yaha urubyiruko rw'Abanyarwanda. U Rwanda ubu rushobora kuba rufite miliyoni zigera kuri 11 kandi urubyiruko rushobora kuba rugeze ku 3/4. Amateka y'u Rwanda mwese murayazi, uburyo Abanyarwanda bagiye bashorwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, by'intambara. Ubu turabizi neza ibikorwa by'intore bagenda bashoramo Abanyarwanda bo kugira nabi abantu byose. Message Lieutenant Kayumba yaduha ni iyihe nk'urubyiruko kugira ngo tumenye neza inshingano zacu, kandi n'uburyo ihuriro nyarwanda ryahamagarira urubyiruko kwitabira ibikorwa by'ihuriro bakaba muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi? murakoze Serge. murakoze cyane. Icya mbere, urubyiruko rw'u Rwanda rukwiye kumenya ko ejo hazaza ari ahabo, niyo bagomba kuharanira kurusha twebwe tumaze no gusaza, kuko niyo bagifite imyaka myinshi ku isi. utagize ibyago ntagire impanuka, mu by'ukuri bo baracyafite imyaka myinshi, nibo bafite ingufu zo kubaka igihugu cyabo. Ariko igihe urubyiruko rweneye ibikorwa bibi, barukoresha nabi mu kwangiza imirundikire n'imikorere y'igihugu. Urugero ryo kubona ubumva abari interahamwe, abari iki, abo bose bari urubyiruko. Mu Rwanda rero igihe abantu bakubwiye ngo baratoza intore ngo 10,000, 20,000, 30, babona abo gukora iki? Bati igihe cyabo bagafata ameza ngaho uzamusha ukujya kwigisha ko bagomba gukunda Kagame. Arabazi, ababyeyi babo arabazi, imibereho yabo arayizi. Kuki se abafata akabajyana za musha kujya kwiga iby'intore, abana babajyana muri Amerika kujya kwiga za Harvard? Bamenye neza ko atabitayeho uretse gushaka kubakoresha. Igihe babona abavandimwe babo bari mu buhungiro bapfa, abandi batotezwa, ababyeyi babo badashobora kugira ngo bavuge n'inshuti zabo. Ubu mu Rwanda umubyeyi abwira umwana we ati nugera hanze akakubaza ngo uri umututsi uzavuge ngo ndi umunyarwanda, ariko yagera mu rugo akabwira umwana we ati uri umututsi. Undi akabwira umwana we ati nugera hanze ntuzavuge ko uri umuhutu, uzavuge ngo uri umunyarwanda. Yagera mu rugo akamubwira atari ko uri umuhutu. Ibyo rero ni ibintu urubyiruko rukwiye kumenya ko kuba umuhutu, kuba umututsi, kuba umutwa ni kumeze niko Imana yakuremye, kandi ukwiye kuba proud ko ari ukumeze. Ariko ibyo y'iki ni ibinyoma. Icya kabiri, urubyiruko hari abantu bakavuga ngo bateye imbere. Mwateye imbere gute? Mutera imbere kubera ngo yuko Kagame yubatse igorofa imwe hariya mu mujyi, aho bavuga ngo iriya niyo ya mbere ngo muri Afurika, ngo iriya ngo nta naho iba ku isi. Umuntu akabwira ngo niyo ngo nuko bimeze, kandi akajya kubyishaje ko ari ibinyoma. Icya kabiri, iyo udashoboye kuvuga, lack of free speech, kugira ngo umuntu agire independent thinking, agire uburyo bwo kumva ko yavuga icyumba kimuje mu mutwe, niba ari nakiri bamukosore, ari ugahora gusa kubera ukabuze ngo itangazamakuru ntirikora, ukabuze ngo ibyo bandika biya n'ibintu byashya. Igihugu urubyiruko ufite ikibazo gikomeye cyane. Icyo nshaka kuvuga rero ni uburenganzira bw'Abanyarwanda. Urubyiruko rero niba bakwiye kuhaguruka bakabiharanira, kuko ejo hazaza ni ahabo. Leta rero ishingiye ku kinyoma nk'iriya, leta ishingiye ku gitugu, leta ishingiye ku bwicanyi nk'iriya Kagame, nta rubyiruko yashobora korora ubuzima ruzayobora igihugu ejo hazaza. Ahubwo yorora abicanyi, ikorora abiga za munyangire, ikorora abantu birirwa babeshya hirya no hino. Abo rero ntabwo rero bazavamo abayobozi bazayobora igihugu. Icyo rero ni ikibazo. Bagomba rero guhaguruka bakabirwanya,
nk'uko n'ubundi mubona urubyiruko nirwo rurimo kurwanya biriya bikorwa bibi ya dictatorship, haba muri Syria, haba muri Egypt n'ahandi. Urubyiruko nirwo rwahagurutse rugahindura imitekerereze ya biriya bihugu. Mu Rwanda rero n'urubyiruko narwo rukwiye guhaguruka biriya bakabyanga, bakanga ikinyoma, bakanga akarengane, bakanga mu nyangire. Ubu turimo kuvugira kuri iyi radiyo yenda nabo mu Rwanda baratwumva. Nk'ubu hari abajenerali bafunzwe hariya, hari n'abafunzwe mbere. Umuntu agafungwa, ni umuntu mwabanye mu gisirikare, mwabanye mu rugano, mwabanye mu ndaki, wowe ntushobora kujya kumusura. Ahubwira ko utajya kujya kumusura ngo kubera ngo bamuvanye amaboko ngo ntuzajye kumusura. Ibyo byabaye he? Hano aho tuba n'ababaga muri Apasayidi n'abantu bica abandi n'abaje kundasa hano basurwa buri munsi, ariko mu Rwanda ibyo ntibishoboka. Umuntu akumva ko ibyo bintu yabirengaho. Hari abantu b'inshuti babanye, bakoranye, biganye, ariko ngo bahaye akato nawe ajya kumusura. Ubajije mu Rwanda nindi ujya gusura kwa Bizimungu, bakubwira se ngo nimba ukandagirayo. Hari n'abandi navuze yenda batari muri gereza bari hanze. Igihe rero urubyiruko ukabona igihugu cyawe kiganisha aho ngaho, uguye guhaguruka ukabirwanya, kuko uretse gusenya no kuzarimbuka nta butegetsi nka buriya ntawe bwazajyana urubyiruko uretse kuruboha. Ibya by'intore ni ibintu bisobanuye ko ubu se ku FPR iri mu butegetsi, ikaba noneho ngo baratoje intore ibihumbi n'ibihumbagiza. Ejo batsinzwe mu matora, izo ntore zizabizande. Umuntu akemerera umwana we ngo ajye muri ibyo. Ibyo ntabwo ari kwiye kumera. Ugasanga abasirikare b'u Rwanda baraye ibikoresho bya Kagame. Ugasanga umwana w'umuntu ari hariya baramukoresha kudakwica umuvandimwe, akemera akagenda akabikora kandi azi neza ku mutima we ko atabyemera. Ugasanga abasirikare nabo ni urubyiruko, narabayoboraga ndabizi kuva muri 1994, bahora mu buryo bumeze nk'uburyo bw'intambara bwa buri munsi, ibintu byitwa state of war, nta munsi n'umwe wo kuruhuka. Ngabo muri Kongo, ngabo mu misozi, ngabo barara bagenda mu mihanda. Ibyo wumva bizagezaho urubyiruko rw'u Rwanda. Bakwiye guhaguruka bakabirwanya. Uburyo rero bwiza ni uko abanyarwanda cyane cyane abo b'urubyiruko bakwiye guhaguruka ibyo bikorwa bibi bakabyanga. Murakoze. Nakoze cyane. Amasaha ndabona agiye, turongera duhe umuntu ufite telefone ukurikiyeho iherwa na 0455. Mugerageze gukinira bugufi kugira ngo General Kayumba ashobore gusubiza ibibazo vuba, kuko dusigaje iminota ngira ngo iri hasi ya 15. Ushobora kubaza? Yego, murakoze ndagira ngo nshimire General Kayumba Nyamwasa. Ni mazina yanjye Michel. Yes. Ndahamagarira muri Arizona. Ikibazo cyanjye ni uko abanyarwanda abenshi turi hanze, turambiwe kuba hanze, turambiwe kuba impunzi, ariko iyo urebye ubona ko turafite ubwoba bwo kujya mu Rwanda, ko mu Rwanda nta cyizere yuko twajya mu Rwanda ngo tubone amahoro. None mubona yuko icyakorwa ni igiki? Mureba ikintu cyakorwa ni igiki ku ruhande rwacu kugira ngo dutahe mu mahoro kandi dutahe twemye? Kandi ku ruhande rwa guverinoma ya Kigali murabona ko hakwiye gukorwa iki kugira ngo abantu batahe mu gihugu cyabo, bakore mu Rwanda, bakore abanyarwanda ariko bakorera mu Rwanda? Murakoze Michel. Murakoze. Ndaza kugerageza kubihina nubwo dusigaje igihe gitoya. Icya mbere, kuruha ubuhunzi byo birumvikana. Ubuzima bw'ubuhunzi ni ubuzima bubi, nta wabukunda, nta washaka kubuheramo igihe cyose. Kubaho nta gihugu ubamwo, igihugu cyitwa ko ari icyawe, ni ibintu bibabaje. Kandi turibwira ko twebwe nko muri ANC icyo tuzarwanya gikomeye cyane ni ukugerageza ko icyo kibazo cy'ubuhunzi cyarangira kandi kikarangira burundu.
ko rero mutinya kujya mu Rwanda birumvikana n'abariyo barahunga ahubwo n'abandi babuze uko bavayo. Kugera rero muri iki gihe ni ibintu bikomeye cyane kubera yuko nk'aho ngaho uri muri Amerika ubwo urumva turimo kuvugana kuri telefoni, ugeze mu Rwanda telefone wayibagirwa ahasigaye ukajya kujya kwitaba buri munsi ujya kwisobanura ugeze uvugana nawe yenda uri i Burayi. Ariko urabajije uti icyakorwa n'iki kugira ngo abantu batahe mu mahoro? Icyakorwa ni ukujya muri RNC, cyo kintu cyangombwa gikomeye. Ukajya muri RNC tugafatanya n'abandi, noneho tugahaguruka tukarwanya ubutegetsi buri hariya mu nzira y'amahoro nk'uko warugeze. Mu Rwanda abantu bamenyereye ko yenda ubutegetsi buhindurwa n'imbunda, ariko ibyo ngibyo ni ibintu bishaje kuko ubutegetsi buhindurwa n'imbunda. Ejo batsinzwe nabo bagashaka kugira ngo bagarukane izindi mbunda nabo bahindure ubutegetsi, ariko ubu ngubu turabona tugasanga hari ubundi buryo bwazakoreshwa kugira ngo ubutegetsi bwa hariya buhinduke. Kandi kuko RNC twebwe dushyigikiye ko ubutegetsi bwa hariya twazabuhindura tukabuhindura mu buryo bunyuze mu nzira y'amahoro. Ariko ibyo bikorwa ari uko abantu bose bishyize hamwe bagahaguruka, kandi Kagame ntabwo azafunga izo miliyoni uvuze 11. ubu ngubu ashobora kuba afunze Ingabire na Ntacyuti n'abandi ari 8, ariko umunsi twahagurutse tugahaguruka turi 100,000 ntacyo azakora. Uzajya mubona bamuzana bamucunga mu kagari nka biriya bya Mubaraka. Cyaka bibavuga ati leta y'u Rwanda yazakora iki kugira ngo ibyo bintu birangire? Mbona bikomeye. Ubundi ntabwo ndigera nta dictator n'umwe nzi wigera aha abanyagihugu amahoro. Kenshi abadictator bavaho mu nzira imwe y'intambara cyangwa mu nzira z'imyigaragambyo nka ziriya. Kagame rero biramureba, azahitamo icyo ashaka, bigaseye niwe uzi uko azayubaka, ariko akomeje mu nzira yarimo mbona bikomeye. Ariko rero iyo yisubiyeho ubwo yenda azavugana n'abamurwanya, noneho barebe uko ibibazo by'u Rwanda byarangira mu nzira y'amahoro. Ubwo nawe yenda yababaye yenda uwa mbere mu Rwanda kumvikana n'abamurwanya. Ariko uko muzi, ndababwira ngewe uko muzi, mbona bikomeye kuko umuntu ufite umutima wo gushaka kujya kwica abantu kumvikana nabo numva bikomeye. Ariko leta y'u Rwanda yakora iki? Leta y'u Rwanda yakora no kumvikana n'abayirwanya. Ariko urumva uko ava mu nzira Sarwakira, sinzi ko yakomera kumvikana na Sarwakira. Murakoze. Murakoze. Hari ufite telefoni iherwa na 0958 mushobora kubaza 0958. Okay, murakoze. Njyewe nitwa Jean Paul, nkaba ntuye Tennessee. Ikibazo cyanjye ni ikibazo kijyanye n'ibyo Perezida Kagame uvajya yivugira, ajya avuga ko manda ye ya kabiri kandi ya nyuma nirangiza azavaho. Ese mubona ibyo avuga ari byo? Ese navaho indumva dushaka izabibonetse? Murakoze. Murakoze. Avuga ko manda nirangira ngo azavaho, akanavuga ko azashyiraho uwashaka. Nicyo utavuze. Avuga ko azashaka n'umusimbura. Maze rero burya iby'icyo amashyaka na RPF irimo ni ikintu cyitwa internal democracy. Kagame ntakwiye kumenya n'ubu ngubu uzamusimbura. Genda uzamusimbura ashobora kuba ari wowe. Ubu se ugiye mu Rwanda ukajya guhaguruka ushaka kumusimbura yakwemerera? Ubuse bariya abandi bose bafunzwe kubera iki? Bafunzwe ko bashatse kugira ngo bamusimbure. Ikibazo rero ni iki? Nuko Kagame yibwira ngo aramutse agiye kuvaho yazashakisha n'ugomba kumusimbura, bakaba ari umushaho. Mbese buriya ni umwami, ukazashakisha n'uzamusimbura, ugenda sinzi uzaba ari we. Ariko ibyo nimero ko mu Rwanda bizashoboka, kandi ko nta bantu batazabyemera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuko atatura burundu akavuga ati bizarangirira aho ngaho. Ise ko afunga abantu ngo bavuga ibintu binyuranyije n'amategeko,
bariya birirwa bavuga n'imyanjye na constitution bamusaba guha kugira ngo akomeze azongere yitoze kukibono naho atabafunga afunga ute umuntu wavuze ibintu bitanyuranye n'itegeko uvuga ibintu n'itegeko ukamureka kandi akaba minisita agakora muri guverinoma yawe akavuga ngo ntabwo abizi biriya ni ibinyoma ariko rero uvuge habayeho kumwita igitutu akumva atazakomeza kuyobora kubera ko yenda twebwe tumuteye igitutu n'abazungu n'abandi bose akavuga ko agiye gutanga ubutegetsi akavuga ko azabaho uwo ashaka ibyo ni bya bindi nk'ibyo mubona bibera muri za Russia n'ahandi haba rero hari ikibazo ntabwo rero azaba avuyeho ahubwo azaba ashyizeho uwo azategekeramo ibyo rero ngendo ndumva binakomeye. murakoze ndabona turacyafite abashaka kubaza 38 kandi dusigaje iminota 7 gusa nagira ngo nkubaze ikindi kibazo kubera ko abanyarwanda babifitiye amatsiko cyane ibijyaho urubanza rwa rugeze ndavuga urubanza rwo kwa Kagame Kagame bagerageje kukwica byaba bigezeho ubungubu. Murakoze ubundi barifitiye gitoya uko urubanza rumeze zari imanza ebyiri hari urubanza rumwe rwitwa attempted murder ubwo ni urubanza rukumiyemo abantu bakoze umugambi wo kundasa n'ababikoze hakabaho urundi rubanza rwitwa conspiracy to murder ari cya gihe nari mu bitaro abari bateguye kugira ngo baze mu bitaro. Urwo rubanza rero rwa kabiri rwitwa conspiracy to murder urwo rusa nkaho rwahagaze ariko ntibivuze ko rwirukanwe mu rukiko abari barurimo bamwe bararekuwe abandi barafunze bisobanuye ko haramutse hagaragaye izindi elements n'abari abakongera bagafatwa bakongera bakaburana ariko ubu ngubu urwo rubanza ubu ntabwo ruri mu rukiko. Urubanza rero nyamukuru Rwanda yarwo attempted murder abari barurimo ubu baraburana kandi muri cyumweru twaraburanye ubu bamaze kubaza abapolisi abafasha aba bantu n'abandi batanga buhamya bari baziranye naho ngabo elements rero zimwe zirimo zibisaba judice niba ntajya kuzijyamo ariko icyo navuga ni uko imanza zigikomeza urwo rubanza rwa attempted murder rwo rurahari ruriya rundi rwabaye gurukimbikishijwe ubu ntabwo ruri mu rukiko ariko elements zindi ziramutse zibonetse rwagaruka. Hagati aho rero leta y'u Rwanda muzi ko bagiye muri campaign imwe mwabibonye muri za New Times abantu bandika abamwe bavuga ko nk'abari abanyarwanda bitwa bakanyande kuko barekuwe ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo barafunze ariko uru rubanza niyo tutarutsinda kandi imanza zo mu nkiko ntabwo wavuga ko uru rubanza ugomba kurutsinda ntabwo bisobanuye ko abashaka kutwica batazwi turabazi bazi ko tubizi na hano turi bazi ko ababitumye kugira ngo bikorwe barabazi. Kagame rero n'igihe aje hano bakamwakira azajya amenya ko bamwakira nk'umwicanyi baramuzi. South Africa yose abantu b'inahanga aho bava bakagera bamuzi nk'umwicanyi. N'ejo ko igihe yari inahangaha yaje n'abandi baperezida 45 cyangwa na 7 niba nibuka neza icyo gihe nubwo propaganda y'i Kigali yavugaga yahuye n'abavuzi mazi hano za SMS zaracicikanaga bavuga ko umwicanyi yaje ibyo ari byo byose yazavuga ngo batsinze nk'uko bashobora kugura abantu bakagurira abantu bamwe babirimo bikaba byagira uko byagira ibyabaye birazwi Kagame azi nk'umwicanyi hano nta kizahinduka kandi nako turabizi. Murakoze. Mu minota itarenze 2 ubu wabwira iki abanyarwanda wabwira iki ba membre ba bihuriro wabwira iki bagenzi bacu bo twahoranye nabo muri FPR cyangwa se bagenzi bawe bo mu ngabo z'igihugu? Icyo nabwira ndahera kuri bagenzi banjye abagenzi bacu twabanaga nabo muri FPR no mu ngabo. Icya mbere bakwiye kumenya ko ari ingabo z'igihugu ntabwo ari ingabo za Kagame. Igihe Kagame ahagurutse akavuga ngo askari wangu silaha zangu uri umujenerali ukwiye kumenya ko mu by'ukuri
Kagame aba gusubiza bihagije. Igihe afasha abantu akabafunga nta perereza ryakozwe, nta bucamanza bagiyemo, akakubwira ngo ejo uzaze umusabe imbabazi, ntuzagende wibeshyere nk'abamwe abunze bagiye bibeshyera ibyaha batigeze banakora, ukabangura umujenerali. Ukwiye kubyanga bakamenya ko atari byo barwaniye, kandi bakamenya ko batari gukandamiza abaturage no gukandamiza bagenzi babo. Ibyo ntabwo byo twaharaniye. Abandi bari muri FPR bazi neza inshingano za FPR, bazi neza intego twarwaniye, basubiza amaso inyuma, barebe bagenzi babo bapfuye baguye ku rugamba n'ahandi, bamenye ko igihe babona bagenzi babo bahunga, bakabona leta barimo ifunga abantu ibaziza ibitekerezo kandi twari tuzi ko abantu bagomba kwisanzura, bamenye ko ibyo bakoze baruhibutse. Ku banyarwanda bari mu Rwanda ashaka kubabwira ko ubuzima barimo turabuzi, ibibazo bafite turabyumva, kandi nako turababaye. Abo mu ihuriro RNC ndabashimira cyane ibikorwa mumaze kugeraho, umurava mugaragaza, ubwitange mugira, n'abagenzi bacu bandi dufatanyije nkaba mbashimira, kandi nkaba nizeye ko tuzakomeza gutera imbere kandi ko ibintu bizamera neza. Murakoze cyane. Ngira ngo ibiganiro byacu haracyari ababifuza kukubaza, ntabwo tubishoboye kuri uyu mugoroba. Ikiganiro cyagenze neza, ngira ngo byose birerekana ubushake n'amatsiko abanyarwanda bafite byo gushyira hamwe no gufatanya. Ngira ngo tubararike mwese ko ejo General Kayumba azagaruka kuri iyi porogaramu, ariko muri porogaramu y'Icyongereza. Ubwo abatashoboye kubaza ejo muzashobora kubaza. Nagira ngo nshimire General Kayumba, ubwo iwanyu aho ngaho ni mu gitondo kare ko wigomwa aka kanya, kandi namwe abatwumva turabashimiye cyane. Murakoze cyane, ubwo naheje. Murakoze Theogene. Yagaruye inka rwanga kugwabira, yagaruye inka dore ngo yajya kuzizana, mugabo arakenyera agakomeza, erega ndazumva ziciye ibiraro, harya ndazumva nimwurire, mbese jimwurire n'amanyinya, kagirizo gataha nyir'ingoma, dore ngo yajya kuzizana, mugabo arakenyera agakomeza, mbese agakenyera na kigondo, icyarusengo ngo yejeje, kagirizo gataha nyir'ingoma, erega ndazumva harya imanyinya, mbese icurusi n'amanyinya, kagirizo karwa hahandi nawe, erega ndazumva harya ibiti, mbese igiciye na rugambwa, kagirizo gatahawe nyir'ingoma, mbese gandazumva dore ndazumva harya icurusi
mbese ndazumva induga ngari dore ginduga n'amayange mbese ndazumva ziciye ibiro kagirizo kadaha nyir'ingoma erega ndazumva hagiturusi mbese ndazumva hagimanyinya erega ndazumva induga ngari mbese ndazumva ni gakoma erega ndazumva na gitovu mbese gitovu n'amayange kagirizo kadaha nyir'ingoma erega ndazumva harya uruyange mbese ndazumva na Kigali dore Kigali ni cya Nyamweru mbese ndazumva ziciye ibiro kagirizo gataha nyir'ingoma